Hello my people. Iyi ni video igaragaza i Rubavu ukuntu bimeze none ku itariki ya 27 aho abantu benshi cyane bo mu mujyi wa Rubavu bageze igihunga bitewe n'amasasu ari mu mujyi wa Goma nyuma ko M23 yafashe kaba FRDC ishaka kwiturika inyuma mbega ishaka kongera kuhindukirana iteza kavuye mu mujyi wa Goma. Ibi biri kugira influence kuba hari nka bombe runaka ishobora kuba yarenga umupaka ikagwa nko ku butaka bw'igihugu cy'u Rwanda, ariko ibyo byatumye abaturage benshi bafite umutima bari mu mihanda bari guhunga bajya za Kigali. Umuhanda mbega nta hantu wanyura, namwe murabibona, bamwe bari kugenda mu makamyo, amavatire, amabise, ariko mu by'ukuri nk'uko polisi y'igihugu yabivuze ndetse n'ukuntu yabwiye abanyarwanda ko badakuka umutima, nta kibazo cyabaye kandi nta n'igihari koko, uretse urusaku rw'imbunda rushobora kuba rwakumvikana hafi y'umupaka abantu bagakuka umutima. Ariko nk'uko muri kwibona Abanyarubavu basanzwe babimenyereyeho bari kwigira mu mirimo bisanzwe, reba abamotari bari kumanuka bakomeza, uretse nk'abantu wenda bari batuye Rubavu bahakora business aribo bahiye ubwoba bakagira n'ikibazo no kuba ibyo bisasu biri kwambuka bitakubita, ariko babwira abanyarwanda ko batakuka umutima ko nta bintu byinshi cyane bihari. Iyi niyo muvoma iri mu muhanda. Murakoze cyane, mukomeze mukurikirane, mukore subscribe, andi makuru arakurikiraho turayababwira. Foto ndi kubona abantu bakutse ibiti abantu bafite ubwoba buteye ubwoba.